mba nyiricyubahiro bepiskopi, nyakubahwa guverineri w'intara yacu, nyakubahwa muyobozi w'akarere kacu ka Rusizi, banyakubahwa bayobozi muri hano mu nzego z'ubuyobozi bwite za leta n'iz'umutekano, bavandimwe basaserdoti, bavandimwe bo mu muryango wa Padiri Bardi, biyeguriye Imana mwese muri hano, bashyitsi bacu, chers frères et sœurs qui composaient la délégation de l'église sœur et voisine de Bukavu, bavandimwe mwese, mu mwanya nk'uyu twibuka dusigasira umurage mwiza twasigiwe n'umwe muri twe, turongera kwibuka no gushimira Imana kubw'iyo mpano Imana yari yaramuduhaye, none Imana yaramwishubije, turasingiza izina ryayo. Ni koko ubuzima n'ubutumwa bya Padiri Bardi Rugirangoga rwagati muri twe twabyakiriye nk'impano. Mu kwibuka intore n'intumwa y'Imana, turongera gutangarira ubwiza n'akamaro by'impano nk'iyo. Ibyo biradutera gushimira Imana yamuduhaye, biratuma kandi tureba naho tugejeje inshingano zo kusa ikivi yasize ateruye. Muri byinshi Imana yamunyujijeho kandi bigize umurage yadusigiye, twakomeje kubisangira, twavuze isengesho ryamurangaga. Imana yari yaramuhaye urumuri rw'ukwemera gukomeye, rwatumye ashyira hejuru, ashyira Imana hejuru y'ibintu byose, agahora ariyo yirukira muri byose. Isengesho niryo ryari intwaro ye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga byose. Mu butumwa bwe nk'umusaserdoti, turakomeza gutangarira uburyo Nyagasani yamugize umuyoboro mwiza w'impuhwe zayo, ikamuha impano yo gusabira no kuramira abarwayi no kubakunda. Imuha umutima w'impuhwe z'igisagirane ku bari bashikamiwe n'ibyago bose. Uko umutima we yawuvikaga mu isengesho, ni nako wavubukagamo impuhwe n'urukundo, cyane cyane ku bababaye, cyane cyane ku bamugiriye nabi. Mu gihe dusabira Padiri Bardi, turanibuka ko Imana yamwunamuye mu gahinda n'ishavu nyuma yo kurokoka kiriya cyago cya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, kandi nk'uko twabyumvise umuvandimwe we yabivuze, yabitwibukije, ibyago we byatangiye mbere cyane, kuva akiri umwana muto. Imana yamuhaye ubutwari, yamwambitse ubutwari bwo kuganza ubukana bw'inabi yabonye, yahuye nayo. Iyo Mana turayishima. Imana itanga ubutwari, Imana itanga imbaraga zishobora ibyo imbaraga za muntu zitabasha. Turashima ko yemereye Imana kwibera umuhamya n'umutoza w'inzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Uru rugo rw'ibanga ry'amahoro yashinze rubumbatiye uwo murage
Imana yagennye ko adusigira iryo banga rikomeye. Ibanga nyine ni rya rindi ngo ridatwarwa n'umwasama. Turasabwa rero kuba abagumyabanga kandi bunze ubumwe, bafatanye urunana. Iyo witegereje abantu benshi bavuye henshi mu Rwanda no mu mahanga, baza hano ku ibanga ry'amahoro baje kwiherera, kandi nyamara nta mazu yo gucumbikira abagenzi turagira, ariko twifuza kugira vuba. Baje gusenga, baje gutakambira impuhwe za Nyagasani ngo zibunamure mu burwayi, baje gushaka ituze ritanga amahoro, baje gushaka inzira y'ubumwe n'ubwiyunge, baje kwiga umuco w'amahoro. Ubona uru rugo rw'ibanga ry'amahoro rufite ibanga rya rukuruzi, niko ngira ngo twabivuga mu mvugo kinyarwanda cyacu. Hano hari rukuruzi ikurura abantu. Iyo urebye urujya n'uruza uribaza ugatangara. Cyakora kuko twemera Imana, tubisingiriza Imana cyane. Iyo nyota ni ikimenyetso kitwereka ko umuryango w'Imana ukeneye gufashwa. Biradusaba rero guhora duhimba uburyo bwo gufasha abatugana no kwihutisha ibikorwa bikenewe. Muri ibyo bikenewe hari kiriya twatangiye, ingoro y'ubwiyunge. Twashyizeho ibuye ry'ifatizo ritangira imirimo, kandi twaboneye n'igishushanyo. Mbere na mbere iriya nyubako twayivuga nk'ikirangantego. Ni ikimenyetso cy'inyota n'intego dufite, icyerekezo duhuriyeho. Izaba yubatse aha hantu mu masangano y'ibi bihugu byacu uko ari bitatu: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda, Burundi. Ikizaba yigisha cya mbere ni ukugaragaza ko icyo duharanira muri aka karere kacu ari amahoro, ari ubumwe, ari ubuvandimwe. Twateganyije kuzayishyiramo ibimenyetso n'amagambo yerekana kandi yigisha inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ishingiye ku matwara y'ivanjiri. Iriya nyubako izaba ihagatiye izindi 3 twabonye ku gishushanyo, zigenewe gufasha abayigana guhinduka umuntu mushya muri iyo nzira yo gusana iteme ry'ubwiyunge no kubaka umuco w'amahoro ku buryo burambye. Iyi nyubako tuyitekereza nitize ijambo ry'igifaransa cyangwa ry'icyongereza laboratoire y'ubumwe n'ubwiyunge no kwigisha umuco w'amahoro. Imirimo izayikorerwamo izaherekezwa na porogaramu yo gukira ibikomere by'ubuzima, intera z'inzira y'imbabazi n'ubwiyunge no gutoza abantu umuco w'amahoro. Iyo porogaramu turiho turayinoza dushingiye ku murage Padiri Ubald yadusigiye muri ubwo butumwa, kandi turanifashisha n'urumuri rw'ubushakashatsi bwaho iterambere muri siyanse zigeze, duhabwa n'inzobere nazo dufatanyije uyu murimo. Uyu mwanya nabo turabashimira cyane. Harimo aba hano mu gihugu, ariko hari n'abandi bo mu gihugu cy'Amerika no mu gihugu cy'Ubutaliyani. Turi gufatanya uwo murimo wo kunoza porogaramu tuyihuza n'aho u Rwanda rugeze n'aho isi igeze mu byerekeranye no gushaka amahoro arambye. Umutagatifu wabaye ikirangirire tuzayitirira twaramutekereje, aracyari ibanga. Tuzamutangaza igihe cyabyo kigeze. Turifuza ko imirimo y'iriya nyubako itatinda. Ndatekereza ko aricyo namwe mufite ku mutima. Mbivuze mu ijwi kuko ari uri hano, ariko ndatekereza ndasa n'ubasoma ku masura ko mwifuza ko iriya nyubako itatinda cyane. Ese aho sibyo? Yakwihuta. Ndasaba mwebwe mwese musonzeye amahoro, mwebwe mwese mwifuza ko Abanyarwanda n'abanyamahanga, cyane cyane abo duturanye muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari,
twatozwa umuco, twakomeza gutozwa umuco mwiza w'ubuvandimwe buzira ivangura, amahoro n'ineza binesha inabi. Ndabashishikariza kwikora ku mufuka, komeza kwikora ku mufuka, mubigirane ubwitange ndetse mubwire n'inshuti zanyu. Niko bisanzwe, ufite urubanza wese aritwerereza. Mwese uru rubanza mu rugero rwanyu, kandi nibyo mwitwereranye no kubona umwanya kwabo. Uwo bazabona ni mu kwa gatandatu, itariki tuzayibabwira. Ndabasaba rero, simvuga ngo kuzigora, kuko ibyo dukora turabikunda, ntabwo ari byo duhatirwa. Ndabasaba kuzaza kugira ngo twifatanye n'abo bavandimwe baturutse kure, basange natwe twiteguye gufatanya nabo igikorwa nk'iki. Dukomeze gufatana urunana muri ubu butumwa Padiri Ubald yadusigiye. Muragahorana Imana.